kamera wigeze ubona uwitwa Ezekiel igihe kimwe yego yaseseye mu mabuye urumva arimo avuga niba yaririmbaga indirimbo ivuga ngo iki Ezekiel uriya rukundo uriya wagiye Uganda Claude yagiye ku mazi yikoreye amabuye ngo yagiye gusengera bampori iki hanyuma yikoreye n'amabuye ngira ngo urabyibuka bene biriya byose nibyo leta ishingiraho rero twebwe abarokore twamaze kwiyambura ubusa twiyerekana mu yindi shusho ari ahantu twavuganiraga n'Imana mu ibanga aho hantu ntabwo leta yari hazi byatewe n'amakamera twagize gute twajyanyeyo ibintu twebwe n'ubuvumo ntabwo tubuze ariko uyu munsi wa none yego ubu leta yamaje kububona ifite amatitire y'abapasitoro iri ni izina ry'icyubahiro iri ni izina rikwiye kubaho none ubu dushimishijwe n'uburyo izina rya pasitoro ririmo riraseba pasitoro muri iki gihugu yarasebye ari umugore ari umugabo pasitoro yarasebye none n'abandi bacyakomeje kurisebya ibyo bintu turabyamaganye rwose abantu basigaye Mutesi yego n'uwitwa Pasiteri Fani cyangwa se n'abandi ba pasiteri n'abandi bashamikiye n'abandi bahanuzi n'abandi bavuga butumwa nkatwe yego ko batari bakwiriye kujya ku mbuga nkoranyambaga kujya gutukanira ngo bajya gutukana igihe kizababwira nta muntu uhunga igihe nta muntu uhunga igihe ibyo bintu nanjye ndabyemeza ugirirukanka ariko kiranga kikagufata igihe ugisubiza iyo usubira inyuma ariko kiranga kikagusanga iyo ugiye kikakugaragaza ko mu gihe rero nta muntu uhunga igihe oya mbwira uburyo ugomba kujya mu buvumo bw'ibunaka ukajyana kamera ukagenda ukajya kwiba ibyo bintu ntago ari Imana bibatumye nabibabujije rwose byo kujya ku mihanda byo kujya mu butayu mukajya mu buvumo mukajya mu mazi ngo mugiye gusengera abantu mwerekana yuko muri kujya gusenga ibyo bintu Abasenga TV kora subscribe Anshuti mukunzi wowe udukurikirana ku Bugingo TV 1 ndetse no ku Basenga TV n'Ibishura TV muraho kandi muraho neza ngewe nitwa Jean Paul twongeye kandi nanone kubana n'umuvuga butumwa umuhanuzi Imana igigirira ubuntu rimwe na rimwe hanyuma katugeza w'iki Imana yamubwiye ndagira ngo mwakire hanyuma tuganire ndabasuje nshuti bavandimwe amahoro y'Imana akomeze kubana namwe kandi ndizera ntashidikanye yuko mumeze neza nanjye meze neza ndashima umwami Jean Paul amakuru y'iminsi no kuri ndaho ejo ntabwo twakoze ibiganiro sinzi iyo wari watebereye ariko nizere ko aho wari uri byari byo byose Imana yahaguhereye akawunga akawunga karabonetse rwose nta kintu ashinja Imana Imana ishimwe cyane nyemerera dusengere iki kiganiro kuko twifuza ko ari ikiganiro cyubaka imitima y'abadukurikirana turagushimye Nyagasani Imana ihoraho tugushimiye ubuntu n'imbabazi tugirira ntabwo turi intungane muri iyi si ariko duhora dushaka gutungana uko dushaka gutungana ni nako ngusabye kugira ngo utunganye n'abandi batari twebwe kugira ngo twese turusheho kugendera mu murongo muzima iki kiganiro kiyobore kandi umwuka w'Imana abe hagati muri twe mu izina rya Yesu amena Isaac yes ikaze ndaryakiriye rwose muvandimwe ariko ahuze umbwira ngo hari challenges zirimo kuboneka ariko gato ndashaka ko ngiye tuganire ubwo tarambwiye ibyo tugiye kuganiraho ndagira ngo twongere tuyigaruke kuri iki twakivuzeho tugenda yego irivuga butumwa ryo mu butayu sibyo yego kwerekana ahantu barimo kujya gusengera uhise worosoro wabyukaga Isaac ndashaka kugira ngo nkwereke video hano yego ifite amasegonda 26 yego ariko iyi video nishaka wenda reka tuze kuyikoresha mu kiganiro nta kibazo tuze kuyikoresha mu kiganiro hanyuma aba bantu bayibone ni video iri hano ndebera dora ndimo ndabona abantu bava mu buvumo bambaye amakote abandi barimo baravamo n'amakamera yego kandi ndimo ndabona bavamo bavuga n'indimi abantu b'abagabo nanura mikoro hasi gatoya yego ni abantu b'abagabo
mwavemo barapepera yego ndakorahiye oya urumva maze iminsi nitegereza mereza hano nkwereke maze iminsi nitegereza yego iyi ni imwe mu mavideo nabonye ariko numva ngize ubwoba cyane Aiza nanjye ndi umwe mu bagabo rimwe na rimwe bajyaga bacomoka nkaba nagira uburyo niherera ariko iyo tuvuze Yesu ahamagara abigishwa yarababwiye ngo muze mwenyine twihererane munsange n'ahantu hatari abantu yego okay bwa mbere ahantu hatari abantu ni mu mutima w'umuntu yego burya niho hambere niho hantu hambere umuntu reka tuvuge umutima w'umuntu ni mu bwonko mu mitekerereze yawe mu bwenge bwawe bwakiriye Kristo cyane aho niho hambere hatagerwa n'undi muntu aha kabiri Yesu yakundaga kuba ari mu misozi mu bihe byinshi yego kazamuka akajya mu bibaya ikindi gihe akajya mu misozi urumva yaramanukaga mu bibaya ikindi gihe ari mu misozi sinzi niba hari naho yageraga wenda akicara no mu rufunzo cyangwa mu mazi nk'uko tubibona ku mazi y'Ikadeshi n'ahandi reka ne kuhavuga yego ariko noneho nkibaza izi kamera mu buvumo izi kamera mu mazi izi kamera ku bitare by'amabuye izi kamera munsi y'ibiti mu by'ukuri abadayimoni baduteye ni abadayimoni bwoko ki Aiza aba badayimoni rero barimo bararimburana benshi kubera ko ahantu hari ubwihisho bw'abanyamasengesho sibyo yego ahantu bavuganiraga n'iki n'Imana aho hantu hamaze gushyirwa ku karubanda yego atari uko Imana idahari yego uku gushyirwa ku karubanda hakoreshejwe imbaraga z'abadayimoni zikorera mu bantu muri iyi minsi ya none biyita abakozi b'Imana kugira ngo bamenyekane ko aribo barimo gusenga kurusha abandi n'ubabonye kuri izi mbuga nkoranyambaga avuga ati uyu muntu uvuye mu buvumo irunaka uyu muntu afite amavuta muhamagaye yansengera rero uyu mudayimoni uri gushyira ibintu ku karubanda ntabwo nzi ukuntu biza kugenda ndabona turi buze gutegura amasengesho oya reba tukareba neza uyu mudayimoni uko yitwa reba ngo abantu baranyeguruka munsi y'urutare yego aho leta ihora ivuga iti ntibyemewe mw'abantu mwe aha hantu hameze gutya hashyira ubuzima bw'umuntu mu kaga kandi koko mu bihe bigiye bitandukanye leta yagiye isanga abantu munsi y'amabuye nka kuriya bapfuye yego hari aho nigeze numva igihe kimwe umuntu yambwiye yego ngo hari hitwaga mu rupfu ndahabona umuntu yagiyemo ariko ajyamo ari umugabo munini yego hanyuma ngo agezemo bisa naho yatinzemo hanyuma uburyo bwo kuvamo biragorana kubera ko yari munini amabuye yari ari aho hantu amufata mu mbavu yanga kumurekura yanze kumurekura abura ubutabazi apfiramo bamusanze ngo amaze iminsi no kubora yaratangiye kubora amabuye yaramurekuye kubera ko nta wundi muntu wari kumurengera wabyumvishe okay tujye tuvugisha ukuri byinshi cyangwa bimwe na bimwe mu byo leta ivuga niko kuri abarokore abantu bitwa abakristo by'umwihariko aba bantu twitwa ngo dukunda kugira ibihe byo kujya mu butayu dufite ibintu by'ubucucu bitwuzuyemo cyane unyemerere nkoresha iyo mvugo dufite ibintu by'ubucucu ibintu by'ubujiji nubwo Bibiliya ivuga ngo iminsi yo kujijwa kwanyu narayirengagije ariko yirengagije ubujiji twagize ariko tukimara kujijuka byagenze bite ntikwije tugira gute ntabwo tugomba kuguma mu bintu by'ubujiji wowe ugiye ahantu ubona ko bidashoboka
hagiye gushyira ubuzima bwawe muri risk. Yego. Sibyo? Nta kibuga ugiye gusangamo, nta bumekero bwuzuye ugiye gusangamo. Yego. Sibyo? No kujyamo kwawe none ugiyemo wumwe. Nugira ikibazo nta wundi muntu uzabimenya. Nta muntu uri bukurengere. Isaac, nubwo ibi bintu tubivuga abo bakuyemo ivata bakatwanjama bakadutukagura. Yego. Isaac uze kureba neza mu biganiro dukomeje kugenda dukora kubera ukuri kwinshi kuba kubirimo uburyo tubwira abantu inzira zikwiriye bakagombye kunyuramo. Uze kureba baradutuka baratwandagaza ariko nta nicyo binadutwaye. Ari bazagera bamenye ukuri turimo kuvuga. Hari igihe kizagera, igihe kizababwira nta muntu uhungigiye. Yes. Nta muntu uhungigiye. Ibyo bintu nanjye ndabyemeza. Ugirirukanka ariko kiranga kikagufata. Igihe ugisubiza iyo usubira inyuma ariko kiranga kikagusanga iyo ugiye kikakugaragaza ko mu gihe. Rero nta muntu uhungigiye. Oya mbwira uburyo ugomba kujya mu buvumo bw'ibunaka ukajyana kamera ukagenda ukajya kwikamera. Wigeze ubona uwitwa Ezekiel igihe kimwe yaseseye mu mabuye urumva arimo avuga niba araririmbaga indirimbo ivuga ngo iki Ezekiel uriya rukundo uriya wagiye Uganda ndamubona arimo araririmba indirimbo niba yaravugaga niba ngo none abaruza nabaye ngira ngo ariyo yaririmbaga. Waramubonye uwitwa Claude yagiye ku mazi yikoreye amabuye ngo yagiye gusengera bampori iki hanyuma yikoreye n'amabuye ngira ngo urabyibuka. Bene biriya byose nibyo leta ishingiraho ikagira gute igahagarika abantu ikavuga ati ibi bintu murimo murakora ntabwo ari byo. Isaac reka twemere badutuke urumva Isaac? Yego. Reka twemere badutuke ariko tuvugishe ukuri. Ubundi icyari ubwihisho bw'abarokore bwamaze kujya ku karubanda. Yes. Ubundi baravuga ngo nushaka kubona amatako y'inkoko uzayicunge mu muyaga. Uzayicunge mu muyaga. Rero twebwe abarokore twamaze kwiyambura ubusa twiyerekana mu yindi shusho. Ari ahantu twavuganiraga n'Imana mu ibanga. Aho hantu ntabwo leta yari hazi. Byatewe n'amakamera twagize gute twajyanyeyo. Ibintu twebwe n'ubuvumo ntabwo tubuze ariko uyu munsi wa none. Yego. Ubu leta yamaje kububona. None niba ari umuntu wagiye akanasubirizwayo kuko gusenga biri mu imbaraga bitewe n'uko umuntu yajyanye kwizera k'umuntu. Yego. Niba leta umunsi yamaje kwibona ejo uzasanga hari icyapa kivuga ngo stop. Ejo usanga yinyera gutabara. Niba gusangamo bakujyane ku murenge. Ejo uzavuga ngo bandenganyije ngo nagiye gusenga barandenganya. Oya Isaac ndagira ngo leta ishinzwe gucunga umutekano w'abaturage bayo. Ikintu cyose cyahungabanya ubuzima ituze rya muntu. Noneho Isaac gendagira ngo nkwereke. Yego. Mu by'ukuri uyu mwanya turimo turavugana. Yego. Hari amashitani imyuka y'abadayimoni yateye kandi iki kiganiro nubwo turimo turakivugaho ntabwo nshaka ko kiza kuba kirekire. Ndashaka ko kiza kuba kigufi ku rugero buri muntu wese acyumva abasha kucyumva akagisobanukirwa. Aiza. Yes. Wabonye uburyo umuntu yifata akajya ahantu mu ishyamba akajya ahantu mu byatsi akajya ahantu mu mabuye agafata telefone akajya yikamera ngo ubumana ngo urabona ngo nimo ndasengera ngo Isaac ngo urabona ngo nsenge ngo abantu baba diaspora ngo nsenge ngo abaki ngo nsenge ngo abantu ngo bari ntuze arimo aregera gute arimo ari kamera. Noneho benaba bagerekaho no gufata amavideo mato ya shortcut bakayoherereza abantu ku giti cyabo bababwira yuko bose bari mu musozi bari ahantu runaka barimo baragira gute barimo barabasengera banababeshya. Noneho banababeshya wabyumvishe. Noneho ugasanga benshi barahindukira bagatuka Imana barahindukira bagatuka n'abandi bakozi b'Imana bavuga yuko nyine mu yandi magambo bakadufata nkaho twese turi bamwe. Uyu dayimoni uyu muzimu yavuye he Aiza? Uyu mudayimoni amwita karanganjije. Ibi bintu birababaje Aiza. Reka nkwereke uburyo ibintu bibabajemo. Niba abantu bashaka gusenga cyangwa bashaka gukora ibiganiro nibicare nk'uko nguko twicaye bakora ibiganiro. Ariko be kujya gukorera ibiganiro mu misozi no mu buvumo no mu mazi.
biriya buntu ntavuga butumwa ririmo nta nubwo ari amasengesho bagiye gusenga ahubwo bagiye kwiyerekana kandi ijambo riravuga ngo nujya gusenga banza wiherere mu mutima wawe ukinga amadirishya babaga bavuze n'ayahe amadirishya ya mbere n'ay'umutima ubundi ukinga inzugi z'ujye gute zawe urimo gusengera ubundi wiherere usenge data uri mu ijuru wumva ibyo ahiherereye nawe azakumva none si uyu munsi wa none niba ndi kujya gusenga nishyizeho kamera ndi gusenga nkamera bene data ndi gusenga mvuga ati bene data muze dusenga n'Imana aha ndimo navuga ubutumwa none se ntago rero wajya guhanjura ntago kujya kuri kamera no kujya guhanjura Isaac urimo uratuma nishima mu mutwe urimo uratuma nishima mu mutwe kuko niba hari ikintu kibabaje giteye agahinda ngewe ndakomeza kwibaza nongere mbwira abantu ko tudafite umwanya wo kubasaba imbabazi hari abantu mbona wagira ngo baba bashaka kudupfukamisha wenda batekereza yuko iyo turimo tuvuga ubutumwa bene nk'ibi ngibi yego uzabona muri comment bavuga yuko nta butumwa ko nta Kristo twavuze ko twavuze ku bantu ariko ndagira ngo mbwira abantu bafite imyumvire y'ubujiji nk'iyo ngiyo ko Kristo yadutumye ku bantu Kristo yadutumye ku bantu kandi tugomba kubigisha no kubahugura twebwe ntabwo tubwiriza Yesu reka nze nkwereka Isaac ko turimo turigisha abantu tubahugura tubajyana mu murongo mwiza tubabwira ngo iki kirabujijwe iki cyaba cyiza ijambo riravuga ngo mbese nukora ibyiza nuzemerwa Isaac yes ejo bundi jyewe nawe twakoze ikiganiro yego turimo tuvuga yuko Pasiteri Mutesi yego n'uwitwa Pasiteri Fani cyangwa se n'abandi ba pasiteri n'abandi bashamikiye n'abandi bahanuzi yego n'abandi bavuga butumwa nkatwe yego ko batari bakwiriye kujya ku mbuga nkoranyambaga ngo bajya gutukana bahana amabere abanye none batukana ibitutsi mu by'ukuri by'umwanda nk'uko nabo babyivugiye wabyumvise turavuga tuti icyo kintu ntabwo cyari gikwiriye umva iyi comment uyaragira ati Satani yabateze yego igitego iyica no murayangije ubwo muje kuyivugiraho umwanda wa Mutesi reka ubu se Kristo arihe mu kwikorera pasitoro viyuzi gusa pubere niba zarajugunywe muzisubiriyemo iki muvana inzangano aho iyo pasiteri mutamuvuze atavuzwe ntimugira intangiriro nziza introduction niko yavuze y'ubugambo bwanyu wamwumvise ntitunavuga amagambo kuko turimo turanenga urumva yiza kuko turimo turavuga tuti ibintu ntabwo byari bikwiriye tugize ubugambo twavuze umuntu w'Imana twavuze igitangaza twakoza agashya mbega twateye ibuye ku karere Bibiliya iravuga ngo abantu nk'abo mubatera umugongo urumva imyumvire abantu bafite wowe nyiri iyi comment uriyizi ariko comment yawe ni nziza ariko ndakugaye cyane kuko ufite imitekerereze iri anda cyane twebwe duhagarike kuvuga ubutumwa duhagarike kubwira abantu ko hari ibintu badakwiriye gukora bitiwe Kristo hanyuma kubera yuko wenda wumva yuko uri buze kuza udutuka uduhindura abantu babagabo bavuga ubusutwa n'ubujaje ngo tubyihore ndanakunenze cyane nubabara ntuzongere no kumpa comment ikindi namubwira uwo niba yumva yuko ashyigikiye ibintu nka biriya by'umwanda by'abategarugori birirwa batukana none byonye bafite amatitire y'abapasitoro iri ni izina ry'icyubahiro iri ni izina rikwiye kubaho none ubu dushimishijwe n'uburyo izina rya pasitoro ririmo riraseba pasitoro muri iki gihugu yarasebye ari umugore ari umugabo pasitoro yarasebye none n'abandi bacyakomeje kuriseba ibyo bintu turabyamaganye rwose abantu basigaye abantu basigaye banga abantu bamwe na bamwe banzira izina ryitwa ngo ni pastori uravuga pastori umuntu agahamuka kandi ubundi pastori ni izina ryiza wakubwira umuntu uti byiwe warubona merutse kubona yaranyanagaje muri iminsi hafi uyu nawe yavuze ngo yicano ngo sinzongera kuyifungura niba ngari ibi bisigaye bivugirwa ahubwo mubwiye mugiriye inama niba ari umuyobozi niba ari umuntu ujya mu nzira yo mu ijuru nayumva ashyizeho umwete ahubwo niba uri umwana w'ubugingo
yumve. Niba uri umwana w'ubugingo utari yuda, utari uwo gupfa nabi wiyahura, utari uwo kwiyahura, ahubwo utumvise ibintu tuvugira aha ngaha waba unafite ikibazo, kuko twe ntabwo tuza gukontenta ku bandi bantu runaka bitewe n'uko dukeneye. Ntazo dukeneye, icyo dukeneye nuko mumenye ijambo, mukamenya nuko mukwiye kwitwara. Pawulo avuga ngo mujye mubahugura nk'abafite ubutware. Ndabahuguye, ntimwari mukwiye kwitwara ibyo bintu. Kandi reka mbone umbwire n'aba bantu bitwaza amakamera mu butayu. Mwabantu b'Imana mwe, ibi bintu ni mubireke, nta butumwa muri mu batambutsa, mwe muri ikina, mwe muri yerekana, mwe muri icyubahiro Imana itabahaye. Ibyo bintu ntago ari Imana bibatumye, nabibabujije rwose byo kujya ku mihanda, byo kujya mu butayu, mukajya mu buvumo, mukajya mu mazi ngo mugiye gusengera abantu mwerekana yuko muri kujya gusenga. Ibyo bintu ni ukwiha icyubahiro, ni ukwihimbaza. Ibyo bintu nta kintu data zigera kinagimwete abibafashamo. Ni mubekera. Ngewe ndagira ngo nkurire inzira ku murima abantu bavuga ngo none se ngo niba ngo umuntu ngo wamubonyeho ikosa ngo ubwo ngo kuza ngo kubivugira kuri kamera, ikosa yarikoreye kuri kamera. Uragira ngo ndikosorere aho umupira urengeye ni nawe ugira gute, niho bawurengo ni kamategeko. Ariko mwabaye mute? Nta n'isoni. Kuki mukunda ko mwakora amakosa bakabagura muri mu gikari? Nta n'isoni. Tubahuguriye uze gukorera ibyaha ku karubanda, umuntu ajya akujyane mu gikari. Bazamenya gute kwakiretse? None si ibyaha wakoreye ku karubanda, umuntu byakomerekeje, uwo byagushije azabwirwa n'iki kwahindutse. Ni nk'abandi bava gusambana bagira mu cyumba cy'amasezerano bajya kwihana ngo Imana imbabare gupfundura fanta. Ukibaza no gupfundura fanta byarabaye cyane. Ibyo bintu ntabwo ari byo. Ibyo mfata ibya mukabidefiriza, mukifata mukitwara ukundi kuntu. Ntago dushyigikiye umuntu uwo ari we wese ugendera mu nzira itari ya Kristo kandi yitirirwa Kristo. Ibyo bintu ndabyamaganye mu izina rya Yesu. Soni ibintu se mu bikura he? Uzi ko umuntu kabihorera mukagira ngo umuntu ni debile nta bwenge agira. Ubwo twicara aho ngaho mbese abasambanya abana babasambanye, abasambanya abagore babasambanye, abiba bitwaje Bibiliya, ababeshya bagira gute, abarogane, abantu birirwe batukana bashingurana hariya bashikurana, ngo duceceke ngo kugira ngo mudufate nk'abatagatifu. Tuzagaruka mbabwira ikiganiro gikomeye cy'aba bakozi b'Imana n'abahanuzi, yego birirwa bavuga ubutumwa, abandi mukabasunikana n'amafaranga n'ibiki byose, ariko nyamara tuzababwira ngo mbese muri karitsiye wabo bitwaye gute. Reka nkubwira aya makuru. Nuramuka wumvise utazankundira ukuri Imana yashyize muri jewe, uzagenda unyange. Ariko ubundi reka mbanze mbaza, rimwe na rimwe ko mutekereza yuko ibyo twarari ari mwebwe mwabiduhaye, ibyo twiririrwa ni mwebwe mwabiduhaye. Yatanze ibingana iki se? Yatanze ibingana iki? Hari ibintu binanyobera, ugasanga mbega ubwo mu yandi magambo ngore ku butumwa bwiza, ugasanga arimo aravuga niyo views yiwe ari hano i Kigali, none akaviyuzi kamwe urumva katanafite 12 katafite umumaro kuri icano. Oya, ngore ku butumwa bwiza, ne kuvuga ijambo ry'Imana, ne kubwira abantu ko badakwiriye kugendera mu nzira mbi barimo, ngo nukugira ngo none se ni ikiro cy'umuceri uri bumpe, nubwo waba uri bumpe imifuka 5, wajyana imifuka 5 yawe nkavuga ukuri. Imana izubahwa njya kugira ngo uzanyubare kuko navuze ikinyoma. Nzavuga ukuri nyange, ubundi Imana igire gute abari inyumera. Nta n'isoni. Imana ni inyemere wo kanyanga, izagenda ishaka abandi bantu bagomba kwemera ibyo mvuga, tugendane mu murongo. N'ubu tubisubiyemo kuko icyatumye Stefano aterwa amabuye akicwa nuko yabwiye abantu kuri ahereye muri Egiputa, aragaruka bageze mu gihe cya Yesu. Ijambo ravuga ngo nuko bazabiranwa n'uburakari bubacumita mu mitima yabo, baterura amabuye baramukubita bamwicira aho ngaho. Gupfa kwa Stefano ntabwo yapfuye nk'umupagane, yapfuye avuze ukuri kandi apfa babona yuko bigenze neza. Ntibatinze kubona ko Stefano yarari mu murongo muzima kuko yise yigira mu ijuru diregiti. Reka dusubiremo iki kintu. Yego. Tutitaye ku kimenyane cyabo tuziranye. Yego. Kuba Mutesi tuziranye sinamushyigikira kujya gutukana uburyo nkabuya ku karubanda. N'umugabo ndumva atamushyigikira. Kabiri, ibigendanye no kuvuga ngo iby'amasheke ntabwo nabihagazeho, nta nubwo bijyo bitureba. Bibaye ari ukuri
niba atari n'ukuri ntawe bibaye atari n'ukuri ibyo ntibitureba Ajya no kubikora ariko ntawe ibigendanye no gutukana no kwandagaza kwandagazanya na mugenzi imvugo we nyandagazi abantu b'ababyeyi babyaye bose barerera igihugu bafite abakazana bafite n'abakwe bafite itorero bafite abakirisitu bahagarariye bafite imitima y'abantu benshi batanze igaburo gusubira inyuma rero bakaza kongera gusenya ibyo bubatse batanze iby'umwuka berekeje iby'umubiri ntabwo ibyo nabishyigikira nubwo yaba ari miliyoni wayijyana ariko nkakubwiza ukuri turabinenze ibintu rero mujye murorera ngo ntuzongera gufungura uzarorere ujyana bireka hazaza abandi bakeneye kumva ukuri none se ubwo uzima kuko icisha abantu nuko mwahishwe ukuri nta mpamvu yo gukomeza kubabemberereza mwahishwe ukuri uyu munsi wa none mugomba kumenya ukuri kubera yuko amafuti mukora agomba kujya ahagaragara kuko muyakora ahagaragara mwe mwarabuze abababwira yuko mukora amakosa ibyo ngibyo ariko mwabaye muto tunasoze Imana ibampera umugisha abakeneye gukomeza kumva ukuri kandi abakeneye gukomeza gusengera mu kuri no mu mwuka nico gihe cyanyu kugira ngo mugende neza ngo mwagaruye ngibintu ngo mwagize gute byagarutse ubundi se bizavaho buriya bizasiba simwe mubizana subundi nuzaza umwaka utaha azabikoraho ikiganiro nuzaza mu myaka 10 azabikoraho ikiganiro apfa kuba ari bwazaba bibonye ni n'abazaba baranapfuye bazamutangaho urugero tuzajya tumenya yuko ibi bintu tuvugira no kuri zimbuga nkoranyambaga ntabwo bisibangana ni nayo mpamvu tugomba kuvuga ibyo tuzasubiramo cyane rwose ejo tutazicuza ngo ibi bintu twavuze ngiyo tubisiba ngiyo tutabivuga never ugomba kuvuga subscribe duhure mu kiganiro cy'ubutaha